kandi byagombaga kubaho. Nibaza yuko ari ikintu cyasaga n'igitutumbye muri Miss Rwanda kubera bavuze les ondi bavuze noneho bavuze ziba nyinshi ibintu biratutumba. Umuntu wenyine wagombaga kugwa muri biriya bintu cyane yagombaga kuba ishimwe. Yagombaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi yagombaga kubigwamo, ariko kubera ko biriya noneho yaranabizi aza akaziki. Reka nkubwire Prince Kid aza akaziki. Sintinya no kuvuga ko uyu munsi Miss Rwanda nijya mu bundi buryo bizongera bimere nka cyagiye muri za 2000 Colombia. Ntago ninya kubivuga ko kandi Miss Jolie aza, she was really impressive. Umuntu ugira ishyari burya ngo abari umuvandimwe w'umurozi cyangwa bari hafi aho abamunurwanurwa kumugeraho. So rero kugira ishyari ngiye mbona ariho hava ibintu byinshi. Ishyari rikurura ibintu byinshi n'irari, gushaka ibintu, kwifuza ibya mirenge, kwifuza kuba nka, kwifuza kugenda nka Kids. Niba akunda Elsa bizamenyekana azanamushaka. Urugo ni ikintu gikomeye cyane kigenwa n'amarangamutima. Ntabwo urugo rwagendera kuri hey na likes na comments z'abantu, kuko mu rugo harimo ibindi bintu byinshi cyane. Ikiriho kandi cyagaragaye, Elsa ari humaine ubundi. Right, Jalas Official TV, reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza aho muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Turabasuhuje kandi tubaha ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi. Imbere yanjye uri kubona umubyeyi mumenyereye hano kuri social media ariko mutamenyereye kuri iyi platform. N'ubwa mbere tumwakiriye, ngira ngo ni byiza, ni iby'agaciro. Ni umumama uganira neza, niyo mpamvu twifuje rero ko nawe yatugenderera akazana kuri Jalas Official akagira ibyo atuganiriza ku ngingo zimwe na zimwe uko abyumva, atanga ibitekerezo bye bidakuraho iby'abandi. Ngira ngo nawe Mama Angelique, umeze neza? Meze neza, sava? Ndaho. Okay. Turakwakiriye kandi tugishimiye ku hostinga hano. Murakoze Jalas. Nakunze gukurikira ibiganiro byawe kuri social media n'ubundi hano n'ahandi hagiye hatandukanye. Nkunda uburyo uganiramo, uburyo utangamo ibitekerezo byawe. Buriya umuntu urekura igitekerezo biba bigoye nabyo. Hari ubwo abantu bazi ko kuvuga ari ibintu biri simple, ariko wabimenya wageze ahantu kuvuga byanga. So rero ni byinshi bigiye bitandukanye biba bihari. Bamwe bahita ku mihanda cyane, ariko umugenzi witwa Jean Paul ngo ntabyemera. None ni ku mihanda hanga turi heza meze gutyo tukahita ku mihanda. Reka nta mihanda. Turi muri Urban Hotel, ahantu heza cyane twicaye tugiye kuganirira. Ushobora kuba wahasohokera, abakunda amamashe, abakunda ibintu bibafasha kurelaxinga. Ni ahantu hari view nziza cyane. Wowe ni hafi yiwawe nubwo ntari buhavuge. Ujye uhasohokera. Ni ukuri rooftop nibwo bwa mbere nyigezeho, but it's neza. Nabonye hafite izina lounge something, harasa neza. Sky Lounge. Nibyo ngibyo. So rero turanzika twigira ku byacu, ibindi byo muzaza muhabone cyangwa se muhasohokere cyangwa abantu bahagire bahababwire. Buriya bavanga inkuru mbarirano iratuba. So Mama Angelique, twanzika ngira ngo ntabwo ngiye gusubiramo ibintu wagiye uvuga kubera ko ari bwa mbere tukwakiriye, ahubwo turahera ku bigezweho. Gusa meri nyuma gatoya ni interesheje kureba ku bimwe mu biganiro wakoze nyine kuko urumva twagomba kuganira. Ariko mbonamo ikiganiro kimwe wakoze gifite icyo gisobanuye. Uvuga ni ikiganiro wakoranye na Yago. Hashize amezi 6. Uravuga ngo nibwo ngarutse kuri social media, unari nararetse kujya nkurikira ibiganiro, nari nararetse nyine kwiyenteresa muri iyi si. Ni iki wenda ibyo warabisobanuye, uvuga icyabiguteye, ariko kugira ngo ugire iyo etape unyure muri ibyo bihe wongere ubisohokemo, ndagira ngo dusharinge kuri iyo experience gato. Ubundi social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga ni ikintu nibwira ko ari cyiza kuko kiduhuza mu buryo bworoshye kandi mu buryo bwa vuba, tukiga tukamenya amakuru, tukamenya ibitugirira umumaro n'ibiki. Ariko nigize kugera igihe numva biraremereye, numva ni ibintu niba umuntu ariho
agomba kugira impact muri society, hari ikintu wavuga muri society kikayihindura, ariko ukabibona noneho aho kugira ngo tubikoreshe kugira ngo society ihinduke kandi ihinduke nziza kurushaho, ukabubona ahubwo aho kugira ngo ibintu bibe byiza birimo biragenda biba bibi. Numvaga bindemereye, byari bindemereye mu ruhe rwego rwo kuza umuntu akicara ku muntu akamuvuga wenda ibiri ukuri ariko akabivugira ahatariho. Ngiye nibwira yuko ibyo nakugaya nagusanga nkabikugaya, ibyo nagushima nabwo naza nkabigushima. Yego imbuga nkoranyambaga kubera entertainment cyane cyane muri showbiz, akenshi amakuru ava ku bantu kurusha uko yava ku kindi kintu, ariko nkavuga ngo muri societe turimo apa kuba twavuga abantu no kubanenga no kubajora, nta kindi kintu dushobora kuba twabwira abantu kugira ngo abantu bahinduke. Niba se ntafite aho mbivugira ngo numve nisanzwe kandi mbone ko bifite impact, wakwicecekera. Nuko nabitekereje mbona ndavuga rero ibi bintu reka ntuze mbanze ndebe ibi bintu byerekera, ariko ntangazwa no kubona abantu banshakisha banyandikira, abantu bo mu ma comment kujya kubona ukanwa ngo telefone yawe ngo nyivanye ku muntu akakubwira ntayivanye, ukavuga gute ngo ubuse ngo ko waturetse ngo uziko ngo hari igihe ngo gusa ko twakubonye ngo umuntu ahita yumva ibyo uri kuvuga ngo akavanamo ngo akantuke. Ntabwo se kumbe burya bya bintu abantu bashobora kubireba hakagira ikintu bakuramo. Hari umwana wigize avugira ku isimbi ko yaragiye kwiyahura, hanyuma ngo umunsi nari natanze ikiganiro areba ikiganiro ava mu kwiyahura kubera icyo kintu. Ari mu bantu batumye nongera kumva naza muri social media, ariko cyane cyane nkareba kuri societe, nkareba ku muryango, umusozi wa famille. Mu itorero nsengeramo tugira imisozi tugenderaho, so habaho umusozi wa famille kandi n'umusozi uri influent cyane, ariko ntago wajya ku musozi wa famille muri media utari muri media n'ubundi. So ndavuga rero reka basi nzabiha icyerekezo bidatuma ntavuga muri divers, ntashobora kuba navuga imikino, ntavuga ama activité yandi yose atwenteresa, ariko nkumva natinda cyane ku muryango, nava ku muryango nawe ntari bukorere ku muryango, ubwo bikaba ni idini, ariko ibindi misozi nkumva wapi. Hano rero by'umwihariko kuri iyi shene ngira ngo wenda nawe ushobora kuba uri umwe mu bayikurikira kenshi, ubona ko dukunda kuba turi ku nkuru z'ubutabera cyane, icyo gisata dukunda kuba turimo cyane, ariko si cyo ngiye kukuzanamo n'ubundi, ariko hari ibyitwa imanza ziburanwa ariko mbonezamubano still hazamo cya kintu n'ubundi cy'uko umubano utaboneye noneho bikaza kugwa mu cyaha, ahubwo noneho gihanwa n'amategeko. So rero niyo mpamvu nifuje ko tuza kuganira n'ubundi wamuganira aho ngaho, tukaza kuba turi aho ngaho ku bintu bijyanye n'umuryango, imibanire. Ngira ngo uyu mwaka wo wabaye umwihariko cyane ku bintu bijyanye n'imibanire n'uburyo bwo kubyexposa, ukabona ko havuzwe ibintu byinshi byitwa ubugambanyi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ku makese menshi hagiye havugwamo izo kese zo kuvuga ngo abantu bagambaniranye, abantu bari gupezanya, mbese ku buryo ibintu byo kubana bisigaye birimo akantu ubona k'agatotsi ahubwo wabaye umugogo. I know, biteye ubwoba. So rero icyo gihe impamvu nari nahereye kuri icyo kiganiro, nabonye waravuze uti ngarutse hano kubera ibintu nabonye, urumva still n'ubundi hari ibyo ububona. Ntabwo ngira ngo wenda tuze kujya kuri Miss Rwanda gusa, ariko ni muri rusange turabifatira hamwe, twe twayivuzeho cyane. Nzi ko wadukurikiye no mu bintu byatumye mbakurikira dukurikiye uburyo mwayivugagaho, uburyo mwavugaga n'ibyatimwe kuvuga, uburyo narakurikiye ofete iyo mwashyiragaho akantu, kubera nyine kuba mu bucamanza byarananshimishije kumva ko umuntu ashobora kuba yakora ikiganiro ariko akavuga ngo ingingo ikurengera niyi, ingingo ikugushamo niyi. Hari ibintu mwavuze byari biri ku rubanza rwa Ndimbati, murimo musobanurira abantu, kuko hari harimo polemics, hari harimo controversy nyinshi, ariko mwasobanura bigatuma umuntu atumva ko harimo only amarangamutima. Yes, ndabizi ko hari abantu babipingaga bakavuga ku Ndimbati bamufashe kubera iki, ariko ubundi abafaransa bavuga ngo nul n'est censé ignorer la loi. Ubundi iyo batubona, iyo tugaragara nk'abaturage mu gihugu runaka gifite abadepite, gifite abasenateri, gifite igazeti ya leta isohora amategeko ko atowe, turi censé kuba tuzi ayo mategeko.
birashoboka ko tutamenya amategeko yose ariko byibuze amategeko make ashobora kuba yakurengera mu gihe runaka wakagombye kuyamenya. So buri mu bintu rero byatumye niyenteresa. Hari igihe mbireba gusa kugira ngo numve ingingo batanga. Oya nibyo burya ni nacyo bita experience, bimwe biba ku muntu ariko nawe ukabyigiramo. I believe yuko nyuma ya kesi ya mushiti wanjye Ndimbati abantu bakanuye amaso, abapapa n'abandi bose babaye maso, abantu bakanuye amaso kuko buri umugabo ukuntu ateye ari innocent, nge mbona bari innocent. Ubona umukobwa uri aho ngaho akavuga ati have oya reka nkubwire ikintu kimwe, ntabwo mbivugiye si ihame ariko iyo ndebye ukuntu ijisho ribatwara bakagenda yego mbona biri inose kuko ntabwo umugore ijisho rishobora kumutwara gusa ngo agende ariko wowe uragenda ukagenda so urumva rero urabyumva ahantu ndimo ndaganisha. Bref niyentereje rero kuri Jalasi nkajya amenya amakuru, nkajya amenya ubu hari amategeko nzi, nimbona Jean Paul nzamubwira n'iyi ngingo narayifashe ku byo wumva bimeze neza. Naho ubundi sosiyete turimo itarimo ibiyirimo ntiyaba ari sosiyete. Sosiyete ntabwo bishobora kuba byose umweru, ntibishoboka. Nta nubwo bishobora kuba byose umukara. Ni ukuvuga ngo hari igihe imbere hari ibyo yakira byinshi, hari ibyo imenya byinshi, ariko hari values igenda itakaza. Hari agaciro kagenda gatakara. Muri uko gutakara kw'agaciro rero niho haza ishyari, niho haza igomanwa, niho haza ubugome, niho haza kugambanirana. Ibyo byose biva ku ishyari gusa. Hari umuntu wize kutubwira ngo ishyari, ngo umuntu ugira ishyari burya ngo aba ari umuvandimwe w'umurozi cyangwa bari hafi aho abamunuganurwa kumugeraho. So rero kugira ishyari ngiye mbona ariho hava ibintu byinshi. Ishyari rikurura ibintu byinshi, n'irari, gushaka ibintu, kwifuza ibya mirenge, kwifuza kuba nka, kwifuza kugenda nka, kwifuza umwanya wa ikintu. Ejo bundi Senateri Evode yavuze mu nteko akivuga n'ubundi ku bayobozi, aravuga ati hari bwo umuminisitiri aza uwo munsi agahita yifuza guhita mera nk'umaze imyaka 15. Ntabwo byakunda. Nyine icyo kintu cyo kuba abantu bashobora kugongana mu buryo bw'umwuka wo guhangana, esprit de competition igakereya icyo kintu cy'ishyari, akenshi usanga birema ikintu kinini kandi kibi. N'ubundi Mama Angelique abantu bakuzi benshi cyane barabizi n'ubundi kuba mu bijyanye n'imideri n'ibijyanye no kwambika abantu. Nabonye n'ibiganiro byinshi wakoze bagiye bagusanisha n'uburyo The Ben na Pamela bambaye kubera ko ariko n'ubundi nawe wamugani nkuko bivuga wabanye n'irushanwa rya Miss Rwanda by'umwihariko, bishobora kuba ari mu bimwe mu byaguteye kwiyenteresa kurikira iyo kese, ukajya uvuga uti ndakomeza ndebe uko ikijya mbere, aho bijya, aho byerekeza. Kuko nabonye ko no mumwe mu mpamvu wavuze uti ngarutse kuri social media, waravuze uti hari ibintu bibaye ndatungurwa, ibintu by'abamisi birantunguye, njye nabambikaga ariko ntabwo bira bintu nabyiyumvishaga. N'ubu ntabwo nshobora kubyumvisha, reka ni ibintu bisa nkaho wenda byamaze kubona resulta kugeza ubu ngubu turi kubivuga bifite igisubizo, bifite uko byagaragaye, bifite ishusho yabyo. Ibi bintu muri rusange wabikuyemo somo ki, cyangwa se kuri wowe na experience yabyo ni iki wasangiza abantu? Umutanzania yaravuze ngo kikulacho kingoni mwako, ikikurya cyangwa ikikubaba kiba kiri mu mwambaro wawe. Ni ukuvuga ngo ntabwo kesi yabaye hariya yashoboraga kuva kure, yavuye hafi cyane. Rero ni experience ku ba victime no ku babuho bose, donc ari abababaye, bababajwe, ari abababaye, ari abahohote, uko twabyita kose muri side zombi. Ni experience yatanze isomo rikomeye. Bibiliya nitubwira ngo ese ngo byaba byiza yuko abantu babajyana badahuje. Si byiza kujyana n'umuntu mudahuje, ariko biragoye uyu munsi kumenya umuntu muhuje, umuntu mugendana mugashyira umutima umwe hamwe, mugatekereza hamwe. Uyu munsi yakunguka ukumva urabyishimiye, ukumva success ya mugenzi wawe, ukajibira ukavuga uti wow kanaka yabigenze. Jewe ntabwo ari ukwivuga ameza, ngiye nibona iyo umuntu yakoze neza akwiye bravo, akwiye
keep it up, akwiye nuko akwiye kongererwa imbaraga n'ishyaka ryo kugira ngo akore best than what they do. Ariko iyo umuntu akora neza ugashaka ahubwo kumwevensa kugira ngo ukore ibyo arimo, ni bibi cyane rwose, biteye agahinda, ariko nta kundi bibaho kandi byagombaga kubaho. Nibaza yuko ari ikintu cyasaga n'igitutumbye muri Miss Rwanda kubera bavuze les ondi bavuze noneho bavuze ziba nyinshi ibintu biratutumba. Umuntu wenyine wagombaga kugwa muri biriya bintu cyane yagombaga kuba ishimwe, yagombaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi yagombaga kubigwamo, ariko kubera ko biriya noneho yaranabizi aza akazi ke. Reka nkubwire Prince Kid aza akazi ke. Sintinya no kuvuga ko uyu munsi Miss Rwanda nijya mu bundi buryo bizongera bimere nka cyagiye muri za 2000 combien. Ntago ninya kubivuga ko arabizi, ari passionate, yego ni business yungukamo kuko ntago wakora ibintu utabyungukamo, ariko abantu baba muri passion yabo bajye bareka babe muri passion zabo. Abantu bareba abantu barimo barashininga ntibamenye ahantu bavuye bagashaka gushininga gutyo, no way. Umwanzuro w'urukiko ni umwanzuro nyine, ni ikintu gikomeye, ni icyemezo kiba kirimo ibintu byose. Uburyo bumwe cyangwa ubundi waba warageze mu rukiko cyangwa utarageze, warawumvise, wamenye ibyavuyemo. Niki cyagutunguye? Kuko waravuze uti case ukiza nyine kikugira mu matwi nawe uko nabonye ibikiganiro wakoze waba excited. No, byaragurenze umera nkaho utumva numvaga ngiye nta kintu cyantunguye. Uri butungurwe kutumva ko nge nta kintu cyantunguye. Ubwo mwe muvuga ngo twatunguwe nge nta kintu kimwe cyantunguye. Jewe nashimishijwe n'umucamanza nabunganiraga Prince Kid. Yabaye yafashijwe n'abantu babiri nizera nemera, ariko iyo bigeze kuri Kayijuka Ngabo mvanaho ingofero, ndamwemera, ndamukunda kuko I know nawe he is among the people bari passionate nibyo bakora. Yego, urumva ngira ngo no mu kiganiro yaduhaye yaravuze ati nge ndabanje kuganira na Prince Kid. Oya reka nkubwire, uriya ni umukozi w'Imana, ni umukozi w'Imana, ahagaze ku musozi hari ari mu mwambaro nk'uwa ba Salomo. Urumva ari ni kwa gatandatu isaba tsangiye avanaho telefone byakaza kakibagirwa byose akabyibagirwa, ariko Kayijuka yakubwiye ngo yego ndabikora, arabikora. Yavuze oya bibari oya. Ukibona abanyamategeko bari kuganira Kid, yewe umunsi noneho nabonye Kayijuka yaje naravuze wow, umva very comfortable, ataruko na despisinze yitwa nde harya madame Madame Nyembo. She's bright, ni umukobwa mwiza, and I love women of that stature. Ntago ngiye sinsanzwe muzi cyane, njya mwumva ama cases, ariko Kayijuka ndamuzi. So rero naravuze yawe umuntu afite abantu babiri bazima, kandi ngewe suku kubeshya nabayeho trustinga Prince Kid, ntago nigize mu doubtinga. Naravuze niba hari intege nke yagize z'umuntu, ni intege buri muntu wese ashobora kuba yagira, ariko ntago ntekereza Prince Kid arimo kwa abuse abakobwa. I don't think so, ntabyo ntekereza. Biramutse byarabaye kabisa narabivuze. I don't think, ntago mbyemera. Ni umugabo, ni umusore, ni muto, ashobora gukunda umwe muri bari abakobwa, nta n'igitangaza na kimwe kirimo. Gusa ubundi ethique y'ahantu ukorera n'ibyo ugomba gukoreramo ntago biba ari byo. Ntago na congratulatinga kuko ariko uyu munsi akundanye n'umukobwa wagize ikamba, nta mpamvu yo kumufata ukundi kuntu. Ahubwo natekereje nkajya mvuga se uyu mwana w'umuhungu abakobwa bagezeho baramwideyariza cyane, baramwideyariza, buri muntu wese amubonamo igitangaza kandi yakwiharira. Niko nabitekereje mu mutima wanjye, and I was like can it be possible? Nkumva nabyo ntago bishoboka, ariko byanciye mu mutwe ntago nakubeshya. So nibaza yuko nge sinatunguwe uriya mugabo waciye urubanza nanayipostinze. Uriya mugabo Jean Paul yigeze kubivugaho banza, yaravuze ngo uyu mugabo urubanza ngo natamujyana ngo yavuze ko ruzamujyana ngo mu rw'ikirenga cyangwa ngo kumujyana ngo Nyabitekere. Suku kubeshya, jewe ntago natekereje ikirenga, ahubwo natekereje nka PJ.
ngewe nibyo nateye kuko that man yakoresheje mva nta pressure ntabyo kuvuga ngo nta gitutu uriya mugabo ni umuhanga simuzi ariko ni umuhanga umuntu uvuga ngo muhazane mbiyumvire agigatambikamo isuguti urabona ubundi urwego rw'ubucamanza ni ahantu higenga biratangaje kumva abantu bashobora kuba bavuga ngo kubera ko ngo his excellence yavuze gutya ngo bari ariko I love our president yarabibonye ko abantu basigaye babigenderaho ariko ikibabaje nuko abantu be bose ariko nguko bimeze ikibabaje nuko avuga ngo umuhanda ube clean bakawirukana abantu bose kandi atari cyo yasabye yes cyane urumva jobundi yarabivuze neza no I love him nukuri nago d'abord ni gute umuntu interprete ibintu muzehe yavuze gute no way we yarababwiye ngo numvise aya makuru nimukora akazi kanyu abandi bagenda bashyiraho ibintu baraponda ariko nyine niyo rero na vena ikintu n'ubundi kiri rusange na Jean Paul yakivuze aravuga ati hari ubwo abantu bakunze kugira ama cases ugasanga baravuze bati uru rubanza rurimo PG urubanza rurimo fast family nyine mu buryo bwo kurupushinga urumva kandi nta muntu wabivuze nta kimenyetso I don't even think ko ashobora kuba yanakemera ko byagenda gutyo ntago ntekereza ko ashobora kuba yakwemera yuko hari umuntu uri bukoreshe influence ye mu bintu kuko aragerageza nk'umuntu kuba juste nk'umuntu ubukuriye igihugu agategereza abantu bose aragerageza uko abishoboye ahubwo interpretations zacu nizo zizica ibintu wenda nsohotse gato mu isi y'inkiko ariko n'ubundi niho ndi kuko ako se waretse inkiko naguje nabyo n'ubwo bwose atari ibyawe ariko kubera ko narindi kuri iyo case ya Miss Rwanda ntago nari kugenda ntakubajije kuko wabanye nabo aba Miss n'abantu iyo umuntu abonye Mama Angelique aba Miss baza mu mutwe none ejo bundi ino ya nyuma umva narindi mu gikari ndimo ndabambika tubakenyeza tuntu twose twari narindi hariye ibaze nareba iyi ngiyi yatwaye narebaga ibintu byose kide ikintu abareba ese barubahiriza umwanya naho abantu abajije bari usibye kuba yaza akavuga ati mwatinze ubundi arigendera aba yagiye ushobora no kumubona utamuzi ukanamukubita kuko ntabwo amakositime ntabwo aba yanigirije aba ari very simple aba ashaka gusa kureba ngo déroulement y'ibintu nanjye najyaga nibaza wenda ko bishobora kuba behind ariko muri event nayo nabaye umujaji muri hariya hantu umva kid banza naravuganye nawe nka rimwe ntago bakubwira ngo urakora iki reka bavuga ngo baguha urupapuro na Mike Karangwa nawe mwakoranyeho twagiye kuri panel imwe ntabwo umujaji we bamubwiye kereka niba byaraje inyuma umujaji ahubwo wenda ashobora kugira icyo akora umujaji ahubwo ni ushobora buryo ushobora ku-influence abantu judge ashobora ku-influence neza ashobora kuba mwemera nk'umujaji nkanjye nari nicanye na Mike aho yari kuri panel banza ya finali yari ya finali ndi kumwe nawe ikintu twari twombaga gukora nukuri barambwira ngo murareba abakobwa appearance ukuntu donc impression ya mbere nta kintu na kimwe urareba nyuma uraza kureba beauty uze kureba intelligence ye uze no kureba na behavior ukuntu areba urebe na culture ye niba bimacinga ukamuha amanota mwamara kumuha amanota buri wese afite urupapuro rwe turi kuri online live nawe ujya kureba ku rundi ngo ajye kugira gutya urumva mwarangiza mukabalansingana yego uyu munsi muri iyi minsi ya nyuma nk'abiri cyangwa 3 hajemo imbaraga za social media abakoresha online voting SMS byinshi kandi bigaragara kandi ubona ko abantu bashyizemo imbaraga nyinshi bishobora kuba bya deviating a little bit kubyo wenda abajudge bakoze ariko baza nicyo statistique ziberaho murajanisha mukavuga muti noneho kubera ABCD this is the point ntabwo ngiye ntekereza yuko kid ntagoya ahubwo umujudge yabikora Mama Angelique wenda ni ikintu kimwe nabonye mu minsi ishize cyavuzweho nkinteye n'amatsiko yanjye kubaza ko sinzi finali mwakoranyeho na Mike ni ya 2016 Elsa Abamis 2017 yes okay 2017 ntabwo higezwe havuga utuntu 2016 niho havuzwe utuntu ariko nta cyubwo 2016 hari inde ni Jolie Abamis
Ego, ntabwo wakoze? ntabwo nakoze ariko narayikurikiranaga de près abantu bavugaga utuntu ariko utwo tuntu nyine ni utuntu two tumwe none se uzarebe iyo dutangiye iyo Miss itangiye muhita musara wagira ngo nibwo wagira ngo bafashe ikintu bajugunya mu mavubi mwese muramva ibintu bitabihindura isura kandi Miss Jolie aza she was really impressive. Actually, she's still impressing. So yari impressionaga kandi attitude ye n'ukuntu yabyitwayemo she really made it uko yabikoraga kuko yarasumaga whatever ibibazo bamuhaye ibiki byose yarasumaga kandi nibaza yuko iriya confidence umumisi arayikeneye cyane. So iriya confidence niyo ahandi haza kuba hatagenda usiye ko hose hagendaga at that time niyo haza kuba hatagenda assurance yari afite assurance iteye ubwoba. So iriya assurance ntabwo ari gutuma buri gikombe nk'umuturambye rero kese yose warayibonye hari ibyo twagiye tuvuga abantu bamwe bakavuga bati nyaboneka ibyo bintu muvuze ni ibiki nyuma bikaza kugaragara ko ari byo nta nubwo ari bwo ngira ngo ngiye nkugarureho cyane ariko nta n'indi uburyo ivugira ubusa ku musozi no mu rukiko bimwe byaravuzwe bati bigaragara umukobwa yashakaga irushanwa ibintu nk'ibyo bisa noneho nk'ibyinjiye deep kese yose muri rusange yagusigiye ire somo mu Angelique yansigiye isomo ryo kutizera wakuyeho yansigiye isomo ryo kudapfa kwizera we yansigiye isomo ryo kudapfa kwizera sometimes ariko bibaho l'erreur est humaine umuntu ashobora kwibeshya muri jugement ye umuntu ashobora koshywa nabyo ntitukabyirengagiza umuntu ashobora guhura umuntu ashobora kujya muri engrenage kabisa ukisanga ufashwe mu kintu utari ubashe kwivanamo wibica ku ruhande hari abantu bamwe bagiye bavuga ibintu nyuma bakabivuguruza kubera ko bari bohejwe kwa nibaza yuko ikintu cyaba cyiza ni ukwiga kunyurwa ikindi ni ukumenya umwanya wacu kumenya I belong to where ukabikora so ntabwo nibaza yuko ama competition y'ubwiza ku isi ni menshi cyane nibaza ko Miss Rwanda ushaka kudakora Miss Rwanda ugakora Miss Kigali ushaka kudakora Miss Rwanda ugakora Miss Earth ukayikora ukabiherera ahangaha ugatraininga abantu bazajya bapaginga muri Earth hari ama project menshi nibaza yuko sinzi impamvu Miss Rwanda yabaye that much convoité simbyumva ntabwo mbyumva je numva yakagombye kuba kimwe mu bintu bidushimisha twaba dufite organisation nibikeneye kuba empowered ahantu runaka reka tuyempoweringe reka dushyiremo ubwenge reka dushyiremo abantu bakenewe reka dushyiremo na spies niba ari ngombwa nyuma ariko ibintu bigende neza iki kintu kibe gishyigikirwe ubu se hari akantu bajyaga bavuga ngo tura tugabane ngo niwanga bimeneke ndabona ariko kabaye tura tugabane niwanga bimeneke byaramenetse ni ukuri ni tura tugabane byaramenetse ariko nawe ubona urumva wabaye nk'umujaji warebye irushanwa cyane warebera no mu visionnaire ubona kuba ryahagarara bamwe baravuga bati riveho bati ntacyo rimaze abandi bati nyaboneka barisubize kid abandi bati rizaza ariko wenda rifatwe n'undi muntu wowe uhagaze kuva naho irushanwa rya Miss numva atari byo nakubeshye aba bana b'abakobwa baciyemo kuva muri 2009 I think kugeza uyu munsi uko batangiye naho abakobwa bari bageze kwimenya kuba empowered nubwo batagenda ngo bakore ya mishinga bayikoremo uko bagomba kuyikora bayinjiremo mu mbaraga bigeze ariko byibuze birabakangura bituma batekereza bituma bashaka guhatana donc bituma bumva yuko bafite umumaro bafite ikintu bakora muri society ikindi byabahaye visibility nini cyane byabahaye visibility byabahaye gusohoka
bagiye muri Miss Universe, hari abagiye muri Miss Supernatural, hari abagiye muri Miss bimwe bya Miss World, hari ibindi bya Eco something, n'ibindi Miss Gisabo yigize kuba arimo n'ama Miss ama competition menshi bize kubijyamo ibyo bintu. Urumva rero baritinyutse, byabahaye ama ouverture, byanabahaye ama connection. Benshi bazwi uyu munsi bazwi kubera Miss cyane. Ntabwo hari abantu umuntu atari kumenya cyane rwose sizo brand zabo. Voilà. Ariko uyu munsi umuntu aba ari Miss, hari aba Miss bamusimbuye agakomeza kwitwa Miss kubera yuko she had been empowered, yahawe imbaraga, yahawe. Jewe ndibuka hari umumama yigize kuza ngo tumukorere umwenda w'umwana we. Jewe ndibuka amagambo umubyeyi yambwiye, ubwoba bwaranyishe. Yarambwiye ngo Angeli, ngo mbwira ngo niki nakora ngo umwana wanjye abe Miss, ngo igisabwa cyose ndagikora. Can you imagine a parent ufite mu contestant cyane ryarushanwa abantu ntibakijijishe urumva iba biglobalije kugira ngo abantu baryumve. Arambwira ndamubwira nti mama gutese, ndamubwira umwana wese si mwiza, arambwira ngo si umunyabwenge, afite projet ziza, ariko ndamubwira ni genda utravaye confidence ye nuko nazagenda hanyuma que le meilleur gagne, nta kindi kintu wakora. Ariko ibaze iyo mba ngifite cyangwa nkizi hamubwira nti rero ushaka umuntu witwa kanaka azaza bivuge uko namushubije. Namubwiye ni umwana wawe niba ari umunyabwenge akaba afite projet nziza akaba afite talents, oya ntacyo namubwira ko nkunda Miss. Sheka nkubwire nkundira competition ku buryo ntacyo namubwira. Iyo umuntu agiye mu marushanwa aba agiye mu marushanwa. Nta mwana wanjye warimo, nta n'umujyana wanjye wari urimo, ariko yavugaga niba umuntu agiye kurushanwa nagiye muri competition nyine biharanira ngo ndakora iki. Wowe uri mama, umwana n'umwana urashaka kumukorera iki? Ariko yarabimbwiye ni babandi batekereza gukata. Exactly. Nanabitekereje navuze ariko si uyu muntu uje kumbaza mana yanjye umuntu aranshaka wiki. Nabyo narabitekereje. Natwe abanyamakuru batugeragaho umubyeyi akakubwira ati nshakira umuntu wizeyemo wabikora. Ibyo nkubwira n'iminuza ni cyakora namuhaye tip. Naramubwiye ntumva rero ikintu ntekereza gishobora kuba cya boostinga byibuze iki gitekerezo, niba ufite amafaranga yamene muri vote za online abanza giye n'aba propulse akaba nko muri batatu ba mbere byibuze ayo manota biratuma abantu bamuzaho, maybe ako kazamurokora ako koko narakamubwiye. Haka ibyo kuko narimbizi ko bazaza mu yubutaha bazakamenya no se sa kuko nese niwe wibonye ko abantu bashyira amafaranga cyane. So yibonye ukuntu umuntu ijoro rimwe ashobora kugira vote 100,000 cyane. Ayo ni amafaranga mu ijoro rimwe, it's money. So ndamubwira niba ushaka kumenamo kashi cyakora kugira ngo umwana byibuze atazabaranwa nuko yabajijwe, atazabaranwa nuko ari mwiza, atazabaranwa na bya bindi byose bivana amabandi, byibuze azaba ari safe kugira ngo agire muri pre-selection. Icyo nicyo ndakimubwira, ariko yanaviriyemo aho ngaho nyine yavuyemo nta nubwo yagiye muri babandi 20. Nakudi Bref, nibaza yuko Miss ni competition nziza, kandi niba narakurikiye neza ni competition mu gihe irimo iraba ikwikirwa na 4.6 million 46 ngahibaza abo bantu. It's a visibility to the whole world. True. Kandi iyo bavuga Miss ntabwo bavuga Miss Prince, bavuga Miss Rwanda. So ni ukuvuga ngo umuntu utwara flag y'igihugu bakayimuha ikava muri Ministère des Affaires étrangères cyangwa muri Ministère ya Youth, agatwara ibendera ry'igihugu agagenda yikoreye uru Rwanda rwose akarutwara akarugera hariya. Ntabwo ari Kid, ntabwo byari bikiri ku rwego rwa Kid ubundi. Kid was a good manager. Nibyo ngibyo ngira ngo nibyo ni ibitekerezo abantu bashobora kutubwira uko babyumva baba badukurikiye bakagira icyo babivugaho ntacyo bitwaye. Ariko mama Angelique mpamvu nagiye aho hantu cyane nuko nubundi ni ahantu wabaye, ni ahantu ufitemo experience runaka, ariko nubundi turabihuza na ya mibanire rusange. Nubundi nyuma y'iyi scenario abantu benshi bati Kid irongora Elsa wowe nawe niko kuntu uhita ubibona cyangwa urabona hari ubivugaho iki? Hari abantu bavuga bati mubaho umwanya, bati abantu bakundana birikora, abandi bati rwose ati nta kindi kintu yamwishumbusha, tukuntu yamwitangiye. Wowe uhagaze he? Kid niba akunda Elsa
bizamenyekana azanamushaka. Urugo ni ikintu gikomeye cyane kigendwa n'amarangamutima. Ntabwo urugo rwagendera kuri hey na likes na comments z'abantu, kuko mu rugo harimo ibindi bintu byinshi cyane. Ikiriho kandi cyagaragaye, Elsa ari humaine. Ubundi umukobwa wese waciye muri ririya rushanwa yakagombye kugira a grateful heart. Jewe niko mbitekereza. Yes, yakagombye kugira a grateful heart. Jewe numva Elsa, usije kuba bavuga ngo barakundana cyangwa iki, numva Elsa yabaye grateful, ntago yabaye ingayi. Yes, igikorwa yakoze ni nk'ukuntu wasanga umuntu yaguye muri rigore, nta muntu muremure ureshya ufite ukuboko gushobora kuba kwakora muri iyo rigore ngo abashe gufata akaboko ka muntu, noneho ugafite akahaca abantu bose bakajya boherezayo uduti tukavunika bakajya. Noneho rero Elsa yarahaciye, afite ukuboko gushobora kuri bugereyo, amuvanayo. Kandi kuvana umuntu muri pit nta kiguzi bigira, nta kiguzi bigira. Nzi ko yakoze nk'umuntu, ikindi yakoze nk'umukristo. Uriya mwana ni umukristo cyane. So ubundi ijambo ry'Imana ridusaba kutagira abantu turenganya. Ese burya ntabyo narinzi, urumva. Rero ngiye nibaza ngo ubundi ukuri kwakabaye kuvugwa, ikinyoma kikaba kigashyirwa hanze, tukaba truthful. Elsa ikintu yakoze ni ugukoresha ukuri ko mu mutima we. Wenda ashobora kuba adasangiye n'abandi, ariko twaje kubona ko yaragusangiye n'abandi benshi. Urumva, yakoresheje ukuri ko mu mutima we, akoresha umutima we un gros cœur. Ni ukuri Elsa, Imana iguha umugisha. Hanyuma ibyo ko bashakana kabisa babibarekere. Niba biriho, niba hari ikintu kiri hagati yabo, kizaba icyo cyaba bond, cyaba nk'umurunga ukomeza noneho bwa bushuti bwari buriho. Ariko niba nta n'ubushuti cyangwa umugambi wari uhari, nta pressure igomba kujya kuri Kid, nta nigomba kujya kuri Elsa. Elsa ikintu yakoze ni ubumuntu, ntago ari kuvuga ngo arashaka kurongorwa. No way. Nese ubu ngubu umuntu yakwitura kukurongora, hanyuma akazajya akubwira ngo nakwituye ko wanyije gusa ariko atagukunda, akazajya ahora bigucyurira. Nibyo noneho wumva byaba ari byiza. Cyangwa yazaba yakase nk'iyirebeye kuri seti, ahubwo ngo ariko n'ubundi urabizi yewe icyo twapfanaga nuko ngushyira mu rugo, ibindi ntago ari njye. Ubwo sibyo nibyo byazamushimisha. Ubwo se abantu baba bishimira umunezero wa Elsa. No, niba bakundana bazabigeraho. Niba biriya bishobora gutuma no banakundana, hanyuma iby'urushako babareke, babaha umwanya wabo, babaha igihe cyabo. Imana nibihezagira bizakunda. Reka mve kuri no case nyiveho kuko nayikunzeho. Ariko n'ubundi nyivaho, uravuze uti Imana nibahezagira bizakunda. Ubundi urugo rwubakwa n'urukundo cyangwa n'Uwiteka muri rusange. Ariko mu minsi ishize hari ikintu twabonye kivugwa muri Sena. Abadepite bati abantu bari gukora ubukwe muri kondisiyo zibagoye, bamwe bakaguza bagasigara mu madeni, abandi bikaba ibintu bibi cyane kubera ikintu cyitwa inkwano. Rwose barebye neza yavaho aho hantu. Wowe wumva tubundi twavuye gato kuri Miss Rwanda. Shanjewe ntago inkwano ntago nayikuraho, ahubwo noneho abo baturebera, batwigira amategeko, baturebera n'ibikwiriye mu gihe nk'iki, bashyiraho standard. Nk'uko Abanyarwanda tugira ibyiciro by'ubudehe, abantu bakagira ibyiciro by'ubudehe by'inkwano. Ariko ntekereza ko inkwano n'ubundi si ikiguzi. Umuntu atisanga ku muntu akajya avuga ati ubwo ndarongorowe turi mu cyiciro kimwe. Oya, ntago mbivuze ngo babi standardize nko mu budehe bwo kwa muganga cyangwa bya bindi tubamo. Ahubwo ndavuga ngo ni ukuvuga ngo nk'uko izo class zihari, class sociale zirahari, nta nubwo turi bubiburane. Abakire n'abakene barahari. N'ijambo ry'Imana irabitubwira ngo abakene muzabahorana. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi ntekereza ko uyu munsi imiryango ishimye yuko abana bo babana ikintu gitanzwe, ibyo ntibihinduke icyasha, ntibihinduke umugayo.
ariko uyu munsi niba imiryango ishimye ko abana babo bazabana kandi ikaba yafodinga yuko inkwano n'ibiki bizagira nabo ntibababuze ariko kuvuga ngo babivaneho na za nzitizi zivuga ko umwana adakoze ubukwe kubera kubura inkwano. oya ntabwo bibaho ubundi ntabwo bibaho ntabwo ubundi byakabayeho kuko cyangwa kunegosiya sinzi hasi ibyo bintu bibaho abantu bajya mu biciro kunegosiya kabisa byakwera nanjye inkwano ndayumva nk'ikimenyetso cyo guhuza imiryango yewe barakobwa nigeze kureba ahantu mama yakowe yesu we ndavuga yewe ndavuga ni danje we ndavuga barawe Imana ikomeye ariko reka dufate inkwano ariko abantu bazi ikimenyetso bo bari bazi ko ari ikintu voilà nibyo ngiye kuvuga reka dufate inkwano nk'ikimenyetso twe gufata inkwano nk'ikiguzi uyu munsi nitwa dushyiraho niba abaparlementaire banicara muri parlement kudiscussing kuri values za culture y'u Rwanda franchement nta kazi bafite gutese we dufite indangagaciro dufite imico dufite za kirazira dufite n'ibyo twubahiriza dufite ubupfura tukagira n'ubunyangamugayo dufite umuco wo guhana abageni franchement urambye noneho no gukwa biveho no gusaba biveho noneho tugire cohabitation birangire ariko niho bishya bishyira ko n'ubundi ubona ko niho bishya bishyira kubera voilà noneho niba bivuge mu buryo buri clear bareke iby'inkwano bareke kubyitirira inkwano ku banyarwanda byita ko ni sacre wenda bongeremo n'icyo se ko cyemewe ko habitation yemewe je ntago nibaza ukuntu inkwano bayivanaho it's a symbol ni symbol yo kubaha ababyeyi mwarareze mwarakujije none duhuje imiryango kubera ubu burere kuko none se umukobwa ni mutumwa inka umukobwa nizana inka umukobwa none se ubwo ibyo byose donc tubihinduye ubusa abafata iyo ngingo se bakavuga bati ahubwo niyo kudiscriminating umuhungu we ntiyarezwe ntiyagizwe ibyo byose ariko mwibuke yuko turi mu gihugu cyemera patriarca cyemera yuko umugabo ari we mutwe w'urugo cyemera yuko umugabo ari we providing so far kugeza uyu munsi ndibaza yuko itegeko mbonezamibano yes itegeko ryo gushingira mbere yuko yarakubwira ngo twebwe amategeko tugiye kubasemera nayemeza ko umugabo n'umugore ubwo rero niba turimo turashaka za nzira za deviation twe gufatira ku nkwano dufatire ku burenganzira dufatire ku iterambere dufatire kuri bya bindi byose by'ukuntu isi irimo iragenda ariko inkwano uyu munsi ku bantu bakemera yuko gushakana k'umugabo n'umugore biva mu muryango inkwano ngende ndumva baba bayisagariye ahubwo giye numva bayiha standard bakavuga bati inkwano tujye kuzigira ibyiciro bitatu kandi imiryango ibiziranye niba uyu muryango udashaka kwafodinga iki ngiki murabisaba ibya mirenge kubera iki murashaka byo kwerekana amativi gusa noneho ni mu mweshe kagenda yazana yabagarurira ariko nawe urabyemera ko hari abantu ubukwe burangira ari bwiza urugo bigakomera cyane yego kereka rero njyewe ubwo mvuze ngo haveho gusesagura mu makwe haveho gusesagura mu bukwe abantu beko ariko his excellence yigize kubivuga kera wenda bamwima amatwi aravuga ati ariko uyu nguyu we biti ariko yigize kubivuga avuga ati birakabije birarenze murimo murakora ibintu by'imirengera kandi mushaka gukora ibintu biri symbolique uyu munsi mu bihugu byateye imbere umuntu ashaka gukora ubukwe agatumira abantu 50 ariko mu Rwanda uvuga abantu 50 mama ati kana ko nashingiye bizagenda bite ubu se muri bagirwa kanaka je mva aba mama arakubwira ati jewe kana kari batazaza ubwo bukwe muzabutaye mwenyine kabisa n'ibyo nuko kabisa urumva niba jewe kana nyira mama na nyira nini na mukande nibataza ubwo nyine muzabutaye mwenyine jewe natabukwe natumyemo aba bantu vugiye n'abari inyuma ye bose aravuga ati aha hantu kuntu mpagokeye bakaba banciye umutwe n'amaguru byose bakaba umufuka bawumaze reka ningera umunsi nanjye ahantu ushobora kubi nzabikora none izo nkwano oya je ne pense pas tugifite abapapa bakuru tugifite abantu barinda umuco ndumva inkwano atari cyo nago inkwano si cyo kibazo none se wenda icyo ni igitekerezo cyihariye ukwacyo ariko tubona esprit iri kuzamuka cyane
by'umwihariko ku bakobwa yo kumva ko kudashaka atari ntacyo bitwaye, umuntu yaba adashatse si yo ntego. Au contraire akenshi mbere umukobwa yabaga azi ko nyine igihe kizagera agakobwa akajya kuba umudamu akubaka urugo. Ibyo byo n'ubundi style ntibiza kuba yasi nyine ya mundi iri kugenda ba digital ibintu byose, ahubwo bikaza kurangira tubonye ibintu bizambaguritse. Ibi bintu rero ni ibintu bikomeye kandi tudashobora kuvugaho aka kanya ngo tubirangize. Isi ya mondialisation na globalisation, isi ishaka kuba imwe, like one world na new world. Utwo tuntu twose bafite ama agenda, like the new order yo ifite agenda iri heavy. Yego. Rero hari agenda yo kumaraho umuryango, iyo irahari. Hari agenda ituma abantu yo kugwira ko abantu kutakomeza, ariko baribagirwa yuko bisanze ku isi gitondo kimwe. Baravutse basanga bitwa bakanaka, basanga bari bakanaka, ntago bazisa aho yavuye. Baragerageza barajya mu kwezi, barajya he kuri Mars, sinzi aho bajya, aho hose barahajya. Ariko uyu munsi iyo bapfuye ntawe ugarura umwuka, usibye Yesu agiriye neza akaba yamugarura akamuha kamituyu kongera akagaruka. Rero umuntu ushaka kumaraho isi atari wayishyizeho arababaje. Noneho abantu tukagendera muri izo agenda ndende cyane, zirimo feminisme ikabije, zirimo homosexualité, LGBTQ, zirimo ibintu byinshi cyane. Noneho tukajya muri icyo kintu cy'igihiriri, ugasanga nyine abantu values z'ubumuntu n'iz'ubumana ndazigarukaho cyane kuko ntinya Imana ibyuka mu gitondo igafungira abantu bose mu nzu kubera virus umuntu yakoze, ariko ikabyemera. Hari igihe yigize kubaho umwuzure. Yego. Umwuzure nk'umaze kuba Imana iravuga ngo sinzongera kumarisha abantu umwuzure. Ariko Imana ishobora kumarisha abandi bantu ibintu bitari umwuzure. Ishobora kubamarisha umuriro, ishobora kutumarisha ibicurane, ishobora kutumarisha ibintu. Kuko bari abantu, hari umuntu ushaka kujya muri laboratoire akavumbura utuntu akagira ngo yatuvumbuye atese si utwe n'utw'Imana, n'uduce Imana igene muvunguriraho. Mu gitondo kimwe umva ngo isi ndashaka kuzayijyana muri ino, ariko ukurikije ukuntu abantu bagenda n'ukuntu byinjiramo, birashoboka cyane rwose ku gitondo kimwe dushobora kuzasanga isi yuzuyemo abadamu gusa cyangwa abagabo gusa. Donc progeniture itakibaho, ugasanga wenda nk'urubyaro rw'abajene ari uru turimo twirata muri iki gihe, tutazongera kugira abantu bangana n'imyaka. Ariko birababaje, abantu bakagombye kongera kureba bakibwira bati se uyu munsi igihe iyo mpitamo iyi shwa nshaka gukora uyu munsi, iyo mama yikora mba ndiho. Iyi shwa nshaka gukora uyu munsi, iyo papa wuriya muntu nkunda ayikora aba ariho. Uyu muntu duhuza ubusabane tugakundana, iyo nabo baza kugira choice nk'iyanjye, ntibakurikize choice yo kumultiplier kukororoka, bakagendera ku byo ndimo nshaka kugenderamo uyu munsi, ngiye mba ndi hehe? Ababyeyi bacu ntabwo babaye selfish, ntabwo tugomba kuba selfish natwe. Rero tugeze mu isi y'ubwikunde, ntabwo tugomba. None se iyo umuntu akubwira ngo ugiye ngo rwose ndumva sinzashaka, ese ntabwo uzabyara ngo nshaka kubyara ngo ubwo nzibyarira ngo akana kamwe. Ashobora no kutabyara akajya kugura intanga, barazigura mu masitoke y'intanga, ariko still izo ntanga ziba zaravuye mu wundi muntu wa wundi wanze guhura nawe mu buryo bufatika. Hari n'abatagitwita bafite ababatwitira surrogate, akagenda akamutwitira. So turimo turagenda nyine mu gihiriri cy'ikintu gifite abantu bagiteguye batarenze imiryango 5, ariko usanga abana bakijyamo, abagabo bakijyamo, abagore bakijyamo, tutazi ngo ese hakurya yacyo hari iki. Ikivugwa nka depression rero mu rubyiruko ko gishobora kuba aricyo gikurura cyane, kirukururira nyine kujya muri izo agenda batazi, wenda isi runaka ifite ni depopulation, ariko wenda ntuzi ibyo urimo. Iyo depression cyangwa se gukomereka kwa bamwe, gutenguhwa, kugira ute, naho niho hantu bibonera, cyangwa wenda n'ukwigiza nkana niyo globalization, wenda umuntu ahubwo imicira mufata akabisanisha na depression cyangwa n'ikindi kintu. Jewe nibaza yuko depression nimo twumva cyangwa se gahinda gakabije turimo tubona karimo karaterwa n'igitutu cy'isi cy'ibyo byose.
uyu munsi umwana w'umukobwa arabwirwa n'abandi bana bagendana nawe ko niba adafite umushuga mami cyangwa umushuga dadi, umuntu umufinansa, umuntu umugurira imisatsi, umuntu umukora bya bindi byose, amubwira ko ari igicucu. Umwana wo kugira ngo abwirwe ko ari igicucu bakamuburinga, akenshi agashaka no kugaruka bikanga. agashaka kugaruka kubera yuko niho hazamukira depression. Uyu munsi tuvuge bakuhaye umuntu cyangwa nawe wihurijwe n'umuntu, azi ukurya azi ukuryama, déplacement warayizi n'ibiki byose, ejo ahuye n'ukuruseho gatoya arakudampinze kandi barabikora, ubayeho mu bintu utabasha gusingira ngo uhamane kubera iki uri mu cya kintu kimeze icyuka. Navuze ngo ni icyuka, abana baba mu kintu kimeze nka bulle, ubuzima bukaba ni gusohoka, ni bugalo, ni hahandi yitwa ngo kizimbizi, ni chillax, hahandi hose naho ngaho. Umwana akabyuka saa 4:30 akanywa icyayi, yamara kunywa icyayi akajya kuri telefone, linye ni he, linye naha, akaba muri linye. Afande yavuze ejo bundi ati ibintu by'amaterime byabereye he, izo terime akenshi zituma n'abantu bigumura. Ngo linye se ngo iri he, ngo donc mukajya muri linye. Urabizi divertissement ntabwo ari mbi, ariko ntabwo wahora muri divertissement kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru. Yego, shaka umwanya wo gukora, ugiye n'umwanya wo kuruka, ko kuruka ni ngombwa, n'Imana yararuhutse. Wiha umwanya wawe, wikunde, witekerezeho, ariko wisamara, wigenda ngo ushwanyukiriyo, nushaka kugaruka byange, hanyuma tukujyana Indera cyangwa ujye mu itabi, cyangwa hari byinshi. Ntekereza yuko abana ikintu kituma badeprima ni igitutu cya society. Hari igitutu cyinshi. Mama Angelique, ndi gusoza rero, twaganiriye cyane kubera ko nakujyanye muri saga ya Miss Rwanda, kubera ko wayibayemo ntabwo ari kunyihanganira, ntabwo nari kukureka, ariko tunayisoza tunavaho byose muri rusange, nkuko nabikubwiye nawe, ni amakese menshi twabonye muri uno mwaka, nubwo yari ku bastar, ni ibintu bisanzwe bibaho, abantu baragambanira n'abantu barahemukirana cyangwa n'ibintu biraba. Wambwiye isomo ryihariye wakuye kuri Miss Rwanda by'umwihariko, ariko muri rusange hari ikintu kimwe numvise bamwe bagiye batanga nk'ibitekerezo mu biganiro, bati wenda leta izanakirebe ikintu kijyanye n'abantu baba babaye victim. Donc turafatira urugero wenda nk'uru rwa Kid Ndimbati, abo bose babaye abere, uburyo leta yagiriye kuri abo bantu bandi babashyirishijemo. Ubundi ariko niko byakabaye, ubundi abantu bashyirishijemo abantu, ubusanzwe wowe victim ufite uburenganzira nawe noneho bwo kuzana plainte. Ariko ubundi nibaza ko n'ubucamanza bwakagombye kugira ukuntu bukurikirana abantu nk'abo, bakajya gushaka icyari kigenderewe. I think no kugabanya ubucucike mu magereza, kuko niba harimo abantu bafunzwe by'agateganyo bategereje kuburana kandi bagomba kuzababere, bimininga ko hari ababahemukiye. Abo babahemukiye rero ntibabahemukira babizi neza ko hari nabo ejo bashobora guhura n'ikibazo nk'icyo ngicyo. Ngewe nibaza ko ubundi ariko byakagombye kugenda, ubundi akenshi bavuga ko wowe uba ufite uburenganzira bwo gutanga ikirego, ariko akenshi umuntu ufunguwe aba yumva adashaka kujya muri izo kururu, ahubwo na telefone sinshaka ko ibiriho aba yishakira amahoro. None se ubundi buriya buriya tuzayibaza Jean Paul azatubwira, buriya iyo birangiye kuriya, iyo birangiye kuri ikintu kibaho côté plaignant, ikintu kibaho ubushinjacyaha butanga ihazabu y'urubanza gusa, kuko buba butsinzwe. Yego, nta kindi. Ihazabu se, ihazabu igarura reputation y'umuntu. Ihazabu ari nayo urayizi, nubwo ari yigenwa n'urukiko, nta kintu bigiye gufasha uwo muntu. Yamufasha iki? Ubu se abaloye ibaze kwigondera abametere batatu, iyo hazabu yabye. Ariko ubundi bagagombye guhita bishyura abaloye, ubundi bakagombye kuba aribo bishyura lawyers. Nyine urumva nabo barakuburanira kuba umwere kwawe niko kubishyura nyine, ariko nyine ni ukuvuga ngo uriya muntu yakagombye ihazabu yakagombye kuba ingana nayo bazishyura byibura abaloya, byibura wenda atagira ibihombo bikomoka kuri kesi. Ariko ntibyabura, urabana amezi 8 kuri detention, amezi 8 usurwa buri munsi, umuryango wawe warahagaze ubuzima, ibintu byose birahagarara. Ariko giye nibaza yuko uko mugenda mutubwira amategeko, uko tugenda tumenya rights z'abantu, uko abantu bagenda bamenya yuko umuntu ashobora no kugutuka gusa umuhanda ukamurega bakamufunga. Giye nibaza ngo niyamara kuba amakesi nk'ana 5,
y'abantu barenganyije abandi ajya ibintu bizika kandi ko dukomeza tuzabigeraho oya tuzabigeraho bizagenda ngewe reka nkubwire mu 1996 nigize kugira case ituma njya mu rukiko iyo ndebye ubucamanza bwa kiriya gihe nkareba n'ubucamanza bw'uyu munsi my friend twakoze intambwe ya jeya it's a big and a giant step so ndibaza ko nibyo bizaza kuko ubundi iyo bimeze gutyo habaho ibintu byo kudedomaje umuntu uregera indishyi amafaranga wishyura ukavuga uti hehe ibi ntabwo umuntu abikinira so nibaza ko bizaza indishyi ku giti cye ariko ngiye ku gitekerezo cyanjye numva hakabayeho uburyo urukiko rugena ko umuntu mbese niba biri ibintu bishingiye ku mibano kuko urumva nicyo turiho nose bamaze kuvuga ngo numwere ibyo nyine by'ihazabu ntabyo bavuze njya numva hari abanyamakuru bavuga ngo izahabu hari abavuga izahabu byo ni ihazabu ako karuvuze niko bazanagakoze izahabu oya ni ihazabu ihazabu ni ukuzayishakira ijambo ry'ikinyarwanda none se ntibavuze ihazabu nyine bazatanga usanga ari nka vemiri oya niho biba bimeze ihazabu ntabwo igirenga ayo ngayo ibaye menshi aba ari nk'ijana ihazabu ni ukuvuga ngo ni ibyo bikorwa byakozwe kugira ngo urwo rubanza ruburanishwe izo mpapuro zapurintinzwe donc ayo ni amafaranga y'urukiko oya njye ndavuga ayo bagomba guha umuntu rero niba ari compensation niba ari I don't know bazabihe irindi zina ariko nibyo umuntu aratakara umuntu asubira inyuma wangu reba nk'ubu ngubu Kid yatswe irushanwa kandi yaryatswe cyangwa bararihagaritse ntago bari mwatsi ariko baryatse Rwanda Inspiration Backup mbere yo kurihagarika barayiryatse ku rupapuro nawe ngiye nta byanditse byo kwakwa nabonye ko rihagaritswe gusa rihagaritswe na ministeri yari iteguraga se yari iteguraga ariko yari irimo suro patronage yari irimo shaburiya none se yari irimo wenda we don't know exactly uko ibintu by'amakontra bikorwa ariko nibaza ko in one way or another kuki buri gihe muri jury hagombaga kubamo harimo umuntu ni Halke harya yes hagomba ko umuntu wa Ralke ista cyangwa se PS yagendaga akajya kubyigishamo bisa nk'ibitaragenze gutyo kewe numvaga business nyibaye imiye kinini ndabizi nibwiraga gusa ngo somehow hari ukuntu ijisho rya leta wenda ryabaga ririmo ridakanuye cyane ariko ryabaga ririmo ariko rero kuva ryari ririmo rero kubisuspendinga nibaza ko ni bya bindi nyine bikorwa kuko president yavuze ngo kuko none se umuntu asuspende umuntu nta kintu yamuhaye ikizere ubona ko bazongera kurisubiza Kid wowe mu mboni zawe bari musubiza cyane none se rega reka mabwira kongera ikagira credibility ababyeyi bakongera bakagira icyo kizere bakumva nta kibazo buriya kimwe mu bintu Kid yasabaga wenda bakakimwima ariko n'ubundi amaherezo yasabaga kuburana mu ruhame kugira ngo abwire abo babyeyi ababwira ati nyamuneka aba bana mwazaga mukanshinga ni ukuri pe nababwiye ngo muzane ABC nkabagumana ahangaha nkabana yagira ngo abibabwire bamwe mu mwanya wabyo bamwe mu mwanya wabyo kandi abantu turi bakuru abantu ni bakuru pe gusa ngo turi bugende ngo twicare ngo tuvuge ko nta ruswa igendeye ku gitsina iba somewhere yaravuzwe numvise mubivuga ejo bundi urumva ntago ahantu rero hari abantu kandi bari sex opposé niyo baba babyumvikaniyeho ariko kubera indangagaciro z'umurimo bihinduka ruswa kubera yuko ethics zitabyemera so nibwira yuko ahubwo nibwo buryo bwiza ngewe naba mbonye bwo kugira ngo nongere ndebe Kid wari we narimuha uwo ni jewe Mama Angelique turi gusoza reka dusoze wenda mu buryo bw'imikorere n'ibikorwa kenshi twe dusoza iyo umuntu afite ibintu wenda ashaka kubwira abantu badukurikira bye ushobora kugira ikintu babwira kimwe cyangwa bibiri
nzi ko ukorera ibintu byinshi, nkora ibintu byinshi ariko ibyo ndimo cyane ni imideri, ni Isha collection, kwambika abageni n'abandi bantu muri rusange. Isha ni indangamuntu kabisa, byabaye indangamuntu. Rero batugane tubambike neza, tubagira inama y'imyambarire, abantu bambara ibintu bitagomba kwambarwa ahantu runaka, ibyo tubivugaho. Igihe umuntu akuzanira umwenda ati uyu niwe nshaka kwambara mu rukiko, nkamugani reka uyu bawambara muri soirée sira, reka dushaka. Donc tukajya inama, tukabiganiraho, tugashakisha uburyo umuntu nyine ahagarara akabarimbye muri Isha. Niko kazi kacu. Ndagushimiye. Urakoze cyane. Waje kumenya impamvu The Ben yambaye biriya? Ntago nayishakishije. Yarayivuze. Jay Polly ngo uko yaguye muri gereza kandi ngo niwe muntu wamubwiye gukora umuziki bwa mbere. So yakomezaga yambara imyenda iri muri Ranoz. That's so touching. So touching. Wow. Muranyumvira, urumva ukuntu mwabakubise imijugujugu mutazi impamvu. Imana ishimwe, nge naravuze ni choice ye yakoze African kaftan. Kandi kangubwira buriya The Ben ko aberwa, buriya ni yambarira n'ibindi bintu byose niyaberwa, araberwa agiye yambarira. Niyo mpamvu buriya muri ya Miss yakoreshaga. I'm touched. That's so good. Umva The Ben, bravo. Thank you for being human. Ndagushimiye. Nakoze.